Kera porunogarafiya zabonekaga muri filimi z'abantu bakuru, mu bitabo no mu binyamakuru. Ariko ubu nta hantu utayisanga. Umuntu ashobora no kuyibona kuri telefone ye. Porunogarafiya si iya none. Kera habagaho ibihangano bivuga ku by'ibitsina, kandi hari n'ababikoreshaga basenga. No muri iki gihe hari abantu bo mu madini amwe n'amwe bumva ko porunogarafiya ntacyo itwaye kandi ko yemewe. Ku rundi ruhande hari abantu basoma Bibiliya babona ko porunogarafiya n'ibitabo bibyutsa irari ry'ibitsina ari bibi kandi ko Imana ibona ko ari icyaha. None se Imana ibona ite porunogarafiya? Nubwo ijambo porunogarafiya ritaboneka muri Bibiliya, amahame yo muri Bibiliya asobanura neza uko Imana ibona ibirebana n'ibitsina. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo w'9 n'uw'10 hasobanura neza uko Imana ibona ubusambanyi n'abantu baryamana batarashakanye. Hagira hati, abasambanyi ntibazaraga ubwami bw'Imana. Yesu yavuze ko no kugira irari rikabije nabyo ari icyaha. Yaravuze ati, umuntu wese ukomeza kwitegereza umugore kugeza ubwo amwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Mu Bakolosayi 3:5 hatubwira ko tugomba kwica ingingo zacu z'umubiri ku birebana n'ubusambanyi, ibikorwa by'umwanda n'irari ry'ibitsina. Porunogarafiya ituma abantu bagira irari ry'ibitsina rikabije bakishora mu busambanyi, kandi ibyo bitandukanye n'ibyo Bibiliya itubwira ko tugomba kwirinda ibyo bitekerezo by'umwanda. Bibiliya iratuburira ikatubwira ingaruka ibyo bitekerezo bishobora kutugiraho. Muri Yakobo 1:14-15 hagira hati, tureshywa n'irari ryacu ridushukashuka, hanyuma iyo iryo rari rimaze gutwita ribyara icyaha. Icyaha nacyo kimaze gusohozwa kizana urupfu. Birumvikana ko niba Imana yanga ibikorwa by'ubusambanyi, itatwishimira mu gihe tureba abantu bari kubikora. Kureba porunogarafiya, kuyisoma mu bitabo cyangwa kuyitega amatwi bibabaza Imana cyane. Imana yifuza ko abantu bashakanye babana bishimye kandi bakagaragarizanya urukundo. Icyakora yanga ibikorwa byose by'umwanda harimo na porunogarafiya. Kimwe nk'uko umuntu ashobora kureka izindi ngeso mbi, ashobora no kureka kureba porunogarafiya. Kandi Imana yafashije abantu benshi bareka kuyireba. Niba wifuza kumenya byinshi Bibiliya